manza karagigaju mu mpinga ya nganje wigira hirengeye mbwirira kana ngo ngarurana kandi ngaruteka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze garura umutima ku byawe mugenzi. Nongeye kugusuza ukurikiye Chaba Entertainment. Uyu ni wa mwanya tuba twatumiye abanyempano, ngira ngo muri kubabona turi kumwe na guitariste nk'ibisanzwe, turi kumwe na Adidia araza ko twibwira cyane. And then uyu munsi rero ngira ngo muranzi muramenyereye ni Chaba Entertainment aka Tekereza aka igihumbi gitaha aka umwana uzakiza iwawe. Uyu munsi rero reka ntangire mbaza uwo bita guitariste. Guitariste umeze neza? Meze fresh nari kabisa. Uyu munsi ndi kubona wishimye kabisa, sinzi bimeze bite? Nari kabisa Nibisanzwe. N'ubushije twarakoranye nabonye rwose ibintu binaba ari ibyawe kabisa. Hanyuma ngira ngo muri kubona ko twabazaniye uwo bita Adidia aka Kamariza. Kamariza imeze biti? Meze neza cyane, usibye ko izina ryanjye ndikumva uri kurivuga nabi rwose. Siba nuko nari kubwira ukabyumva n'abandi bakabyumvira. Okay, tubwire. Amazina yanjye ni Didia Mila. Adidia Mila. Yes. aka Kamariza ngiye mba nakaguhaye ubwo buriye hariyo bankubise vocal voice ya danje nkavuga ati iyi mpano ngomba kuyimurikira abantu muri Chaba Entertainment. Rero Adidia ngira ngo muri kumubona. Adidia ariko hari umuntu ukubwira guseka neza cyangwa ingenye n'ibikubwira? Oya ni wewe nyine ubimbwiye nduraye. Seka neza. Oya. Nabyo mbona. Oya ngiye abantu bose barabibona ngira ngo baza kutubwira rwose simbeshye. Ahubwo mbona kabisa. Reka dutangiye twiganire. Iyi mihanda uyibona ute mu bijyanye n'izi mpano zanyu zo kuririmba, wowe ubibona gute? Ku bijyanye n'impano zo kuririmba muri iyi mihanda rero ikintu mbona nuko umuntu uwo ari we wese iyo yifitemo impano kandi akabikunda nuko nyine mba mbona hari ikintu bimugezaho kigaragara. Gusa ku ruhande rumwe biba bigoye, ariko nyine umunyarwanda yaciye umugani ngo ushaka arashobora. Mba numva nyine uko wabigenza kose ugashyiramo imbaraga, cyane cyane gukunda impano yawe, mba numva ari cyo byakugezaho cyane cy'imbere. Ariko ikindi wenda navuga hagati aho ngaho nyine ni uko biba bisaba support, cyane cyane nkatwe nk'abahanzi bakiri batoya batarazamuka, abisaba support kugira ngo natwe tugire dute turebe ko twazamuka. Bivuze ngo nta muntu uri gusapotinga muri uru ruganda cyangwa ufite abasponsa? Oya ntawe ndagira. Nimvuga abasponsa tumva abandi badutse muri izi Kigali, bivuga ngewe mu muziki. Oya ntawe. Ntawe ndagira. Paul ariko kuba wageze kuri Chaba Entertainment abasponsa uzababona kabisa. Arakoze cyane, mbaye mbyishimiye. Hanyuma nagumye kubwira abantu kuri Chaba Entertainment ko ufite impano, banza udukubite akapera ibindi turagaruka nyuma. Ubundi mu busanzwe ngiye nkunda kuririmba indirimbo za gakondo. Cyane cyane ko mba mfite n'abarumodo ngenderaho. Urugero wenda nka Kamariza. Hanyuma impamvu nakwise Kamariza. Hari indirimbo cyane ya Kamariza nkunda. Ndayikunda cyane, akenshi na kenshi niyo nkunda kuririmba. Okay, tukiri aho ku ndirimbo zawe uririmba, ahantu ugeze kubona mbona wahatwitse cyane murimo guhatanira ibihembo bitanigendera. Yaje kugenda gute? Waje kubitsindira byaje kugenda gute? Ko nabonaga abantu wari wahatanye byahatanye. Wenda mbere yuko ndirimba mbako kapera, icyo gihe ibyo bihembo yari amarushanwa ya Ndi Umunyarwanda. Ayo marushanwa ya Ndi Umunyarwanda rero narimbye indirimbo abantu barayikunda cyane. Barikunze cyane, wenda nshobora no kuba ariyo mpera mbaha kapera. Barikunze cyane kuko nayo marushanwa narayatsinze nyine mbo wa kabiri. Wa kabiri? Wow kabisa.
yarimo iravuga ngo wenda twimakaze ndi umunyarwanda yo ngabona urukingo twimakaze ndi umunyarwanda yo ngabona urukingo urw'imisozi igihumbi rwaranzwe n'amateka amateka y'urwango rw'abarutuye intore zirusha intambwe ngabitaruye itiye munyarwanda twese turi abanyarwanda berwa na ndi umunyarwanda. iyo ndirimbo barayikunze cyane rero nayo yatumye nanatsinda. Amwita Adidia on the Chaba Entertainment ngira ngo muri kubona ko uyu munsi ari show Adidia twagiye noneho ngiye kuhita nk'uwo mwanya none uduhe indirimbo wumva we na gitariste mwitozanyije mudukubite vocal voice ku buryo abantu bo kuri Chaba Entertainment bashyuha. Twagiye gitariste tayari twagiye mare batemba mare batemba maribori naramubonye agorora ikimero akebutsa ndebye ndoye icyo kibibi cyamubimbuye muranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu makonda yumva inkongi ndemye mikombe ikibatsi cy'impama mu gihumbi n'igicumbi gicuni tuze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwiza ngoruka kotsa n'ubunaka ngukengurweku rukarwitegeza rugitwiku kumurire mugashyurure mukumurire mugashyurure rorike mukukimuranda uwanyira nura n'ibihinda akama umwanya wo kumuhimba namuhera mugihumura nk'umunsi ukiranye mu bugingo naramubonye avuna umuringa ndamutse atangiye akaririmba sanze arirogoza ndatuza nkomeza kumva uwo muhoga tuzi uko nakara nkamiye ibyo byiza suma wese hanze ari ijoro ry'umwezi nanjye mpimbira uwo mwato. nababwiye ngo nabazaniye talent uyu munsi ngira ngo uri kubona Adidia she is very talented. Ariko nyine naguciye mu ijambo iyo ndirimbo ndirimbye ni ya Cecile Kayirebwa ariko nyine nawe ni role wanjye ariko nyine hariyo nababwiye nkunda cyane ya Kamariza nayo numva uri tari kudutamo. Okay nta kibazo ndaguha umwanya udutemo ahubwo nawe najyama twiganire mu buzima busanzwe kugira ngo tunamenyane cyane. Adidia ni muntu ki? Adidia akunda iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe Adidia Mela ni umukobwa w'umuhanzikazi akunda kuririmba cyane kandi akunda no gusenga. Ikindi kandi ukunda kugera ku nzozi ze kuko nyine icyo byamusaba cyose cyo biciye mu nzira nziza
aragikora ariko akagera ku nzozi ze icyo byamusaba cyose biciye mu nzira nziza uko navuze hanyuma ngira ngo muri kumubona she's very kind and rwose uri kubona ko aba afite n'ibintu by'ibyishimo apana abandi baba bari shy ngira ngo muri kumubona rwose she's talented nongere mbisubiremo. Hanyuma Adidia nigeze kugenda mbona ahantu rwose yahatanye niyo mpamvu nari nkacishijemo kugira ngo twumve mbona yabishe kabisa ndavuga ati atagitwa rwose sinzi impamvu batanakimuhaye ngo abe ari we wa mbere ariko ubutaha nta kibazo utaha uritegura kuzabahigika bose ubutaha rwose ngomba kuba uwa mbere noneho. Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nabazaniye igisubizo cy'ibibazo mwambazaga muri benshi. Ese waba ufite igitekerezo cy'umushinga ushaka gukora ukoresheje ikoranabuhanga? Waba ufite business ukora mu buzima busanzwe ushaka no kuyikorera online? Urugero, uracuruza mu buzima busanzwe urashaka ko ibicuruzwa byawe bimenyekana ku isi hose ndetse ukaba wanahahirwa binyuze mu ikoranabuhanga. Cyangwa usanzwe ufite business ushaka kongeramo ikoranabuhanga. Urugero, ufite nk'igaraje ushaka kumanaginga ibikoresho byayo ukoresheje system. Igisubizo cyabonetse muri Gihanga Dynamics tubafitiye services zirimo mobile application, web application, management system and automation system, 3D design, embedded system, IoT ariyo Internet of Things and artificial intelligence. Akarusho kandi nandi udafite igitekerezo cya project yakora ntago twamwibagiwe tugufasha kugishaka ndetse no kugishyira mu bikorwa ibintu bikagenda neza. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero zikurikira 078 74 37 033 cyangwa se 078 50 43 572 cyangwa mukadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo X, LinkedIn, Instagram, YouTube, hose ni Gihanga Dynamics. Nanone kandi mwadusanga aho dukorera iruhande rwa IPRC Kigali Kicukiro Centre. Gihanga Dynamics, leading innovation, defining future. kabisa sinzi impamvu uri kumubona kuyishimiye niba kubera ko dutayemo nkumva ndanyuzwe siko numvaga emotion zaje numva no kurira se muziki burya ni ikintu kidasanzwe cyane. Adide ni gute wisanze rero urimo gukunda ibintu bya gakondo abandi bakunda zino zigezweho iki bari gute basanze umeze uko nyine uri kuzikundamo? Ukuntu nasanze rero nisanze muri cyane yo kuririmba indirimbo za gakondo. Kera nyine mutoya nakundaga kuragira inka cyane. Kuragira inka? Ubwo mu rugo ni he? Nano kuragira inka nkararagiranaga n'umusaza cyane uwo musaza nawe yakundaga kuririmba. Umusaza papa wawe sogokuru? Ni sogokuru. Ubwo nahagana mu bihe bice? Ni mu karere ka Ngoma. Kangoma? Burya naho haba inka? Cyane zirahaba. Noneho umusaza agakunda kuririmba akaririmbira inka cyane ko n'amazina y'inka burya nayo ndayazi ko yavuga. Ngaho rero agira inkuru nayo nizere ko akaririmbira inka akaririmba izo ndirimbo za gakondo cyane yakundaga kuririmba indirimbo za Kamariza cyane. Rero nanjye nkura mbikunze nkakunda kuragirana nawe kugeza na n'ubu ngubu ndacyabikunda. Kwanza kugira ngo nkunde kuririmba indirimbo gakondo nabikuye kuri uwo musaza sogokuru. Hanyuma rero ni gute wisanze ku munsi wa mbere? Tubwire nka session y'umunsi wa mbere uvuga ati ngiye gutangira nige kuvugira inka ngiye gutangira nige kuririmba izi ndirimbo za gakondo. Ku munsi wa mbere byari bimeze gute? Ni gute wahise wumva ubaye motivated? Umunsi wa mbere kwa ko n'ubundi nibyo nabitangiye ndi muto cyane mfite imyaka 7. Naririmbiraga mu rugo nkaririmbira uwo musaza nkaririmbira n'ababyeyi banjye ariko indirimba bwa mbere mu ruhame nari naririmbiye mu bukwe bw'umuntu. Mbese bagiye banagutumira mu bukwe cyane cyangwa contact zawe rero abantu bagiye guhamagara baguha ibyo biraka kabisa? Ni bwa mbere naririmbiye mu bukwe bw'umuntu numva nyine nsoje kuririmba cyo gihe naririmbye indirimbo ya Lolette. Ya Lolette ya Kamariza abantu barambwira ati uririmba neza ufite ijwi ryiza nyine
waturijije ufite impano pe nanjye warundishije pe ndangije nyine ndishima mpita numva ko ari ibintu nanjye nshobora kuba nakora niba ari umuntu wa mbere ntabwo yakubwira ngo ufite ijwi ryiza ngo aba akubeshye uwa kabiri ngo akubeshye ndibuka uwo munsi rero naririmbye ibihozo nkaririmba iyo ndirimbo Lorette nibwo navuze n'amazina ye tukiri aho ngaho ku mazina y'inka rero twagiye amazina y'inka twumve ubivuga gute ese koko urabizi twagiye batujajinga abantu muri comment tubwire hari akantu nkunda gukoresha nyine ni agace gato mu mazina y'inka kubera ko aba ari igisigo kirekire ntabwo wakivuga cyose agace gato nkunda gukoresha baravuga ngo karagiye manze mu mpinga ya manza karagiye igaju mu mpinga ya nganje wegera hirengeye mbwirira kana ngo ngarurana kandi ngarukiye utajya uzajya imbere ya rwegajo bundi zizashora interuro ndirimbe mpanike mvugirire ncaza umutesi uteye imbabazi niya kananga muri zaboro niya mutari tuyinyage rubango tuyishyire rubangurira zadutembanyiriza agashura mu mihanda ya Gitega na Kiruhura ngaraga n'ubundi nawe irigara ryabujije gutunga kereko ryasanze ari umwugariza akabandi ruti rugema indende ziterega burya mariza arabyaye kandi amagaju zironsa zose nizicyabuka ingagi zigezemo mureke ntarurenze iririmbe iyo niyo rutugama izuba erega habyaye rugema ndura wow ngira ngo muri kumva ngewe uyu munsi nabazaniye talented guy hanyuma nagira ngo nkwibarize wenda wagerageje kuba washaka ko ufite impano wagerageje kuba washaka umuntu umusapota ntabwo namushatse cyane ko nyine akenshi imyaka maze ku isi myinshi nayo imaze mu ishuri nayo maze mu masomo nta n'ubu kandi ndacyarimo amasomo ndacyarimo ngeze mu mwaka wa 3 wa kaminuza wayasoje kabisa rero urumva ko igihe kinini nakimaze mu ishuri cyane cyane bimfata n'ibyo impamvu nabikoraga nuko ari ibintu bindimo nyine ari ibintu by'impano yanjye ntabwo nigeze ngira igihe gihagije rero cyo kuba nabona umusponsa ariko ubu ngubu abonetse nta kibazo nabyinjiramo neza cyane cyane ko ngiye no gusoza kwiga wagiye studio urangije ukora n'indirimbo yawe ku mafaranga yawe yego ngira ngo muri kubyumva akeneye umusupporters kabisa mushyiremo akabaraga mufashe umukobwa muri kumva ko afite impano twagiye turirimbira akarimbo ka Kamariza tunasoza bagiye gitariste zanyu ruzamuke kugira ngo mugendane mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze sinagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bugumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nkitsamura nkikirizwa n'abagenzi ahindukira ngo mfate nk'umugongo nkagahungahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sinagira usangiye dusabanye nyakera amaraso kera nyirera udasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza nakuganye naragukunze reka kwiheza mu rwawe mushikurwe n'amahanga reka
bikakurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze. Garura umutima ku byawe mugeni, dore inka zirakamwa ibigega biraboneka, imico yabuze kibiyuri inkangaza rukabugira inzara. Ihari n'imwe ni intimba y'umutima ugukunda. Sinagiye gusangira udusabane nka kera utarasohoka, kera nyirera ugasonga ukinsimbagiza abasizi bakansigiza. Kera nyirera ugasonga ukinsimbagiza abasizi bakansigiza. Oh, suppose me bad. Burya ishavu ntawe ryamaze kubibona, Suzana mba narapfuye nzizo urukundo rwawe. Byari byanyobeye uko nzagenda n'impamo, nibwo nakwandikiraga akabarwa nkugarura. Mu kunsubiza undeba agatima, umbwira yuko turare tubonanye. Dore imyaka irashize sheruma ze kugenda, ntazi impamvu yo kujya ukansiga jyenyine. Nagutuma ukansubiza kuzaza, nagutegereza simubone wowe sheri. Ese nzagira nte ko njye ngukunda by'ukuri, kutakubona bye biranzahaje, kutakubona bye biranzahaje. Wow, wow, wow. Ngira ngo muri kumubona kabisa ewana. Nongere bibabwire uyu mukobwa arashoboye kabisa. Ja, tukiri aho ngaho urabagize uti wararirimbye, ababyeyi baravuga ati wow. Tubwire nk'abantu nka batatu zibaguciriye bavuga ati reka nta n'umwe cyangwa mu gihe cyose muri ubu buzima bibaho iyo utangiye ikintu ari gishyashya, harimo abantu baguca intege nawe kandi ukumva koko nta kizageraho. Ntabo tubwire barahari cyangwa abantu banciye intege se? Kimwe ko bavuga ngo nta muhanuzi wawe, ibyo byose nibwo nyine ababyeyi banjye nyine narabaririmbiraga bakishima, ariko nyine mama we nyine kubera ko nyine we yumvaga ari byiza pe kuba naririmba, ariko nyine akambwira ati ese ntabwo nshaka kuba umuhanzi ngo abantu bakumenye cyane ube icyamamare. Cyane cyane nyine ni indirimbo, hari indirimbo nyine nanditse nigaga mu wa 5 segonderi yitwa Reba Kure. Mu wa 5 segonderi?
noneho papa we arishimira amushimisha kubera ko amagambo yari arimo amenshi nyine nayo yakundaga kumbwira. Noneho mama we aravuga ati sinshaka ko uba umuhanzi, ndumva ntabishaka. Mama nyine wakanca intege, ariko kugeza n'isaha bose baranshyigikiye. Ariko ahandi hantu nagiye ndirimba mu ruhame wanabyivugiye uti hari ahantu nabonye nyine uririmba mu marushanwa, no mu bukwe aho narimbaga hose baravugaga ati uririmba neza, nta muntu wigeze uca intege. Mama wawe abonye wanditse akaririmbo kamwe avuga ati umukobwa wanjye wanjye icyamamare agiye kuba nk'abana yancitse pe. Iyi nyine we yumvaga bitamushimishije, ariko ubu yarabyakiriye nyine nawe. Asigaye abona bizabyara mu gatatu umukobwa wanjye wo bashaka yamamaye, ntabwo agifite impungenge ati araducitse ntibereye babandi. Ntabwo akibitindaho cyane. Muri uru rugendo se kuba bigoye ubu rero kubona ni nk'izihe ntego izihe tuvuga ati ngiye nkirangiza kaminuza, tugiye kwiga kaminuza, ibintu by'amasomo biri kubikubita se kwanze kanga abantu ngo babahanze ngo reka ngo nta kiba kirimo nibyo. Amasomo arabafata ngo abantu ngo babahanze kabisa. Oya, nta hantu byahurira kuko njyewe buri kintu cyose nkikora mu mwanya wacyo. Niba ari igihe cyo kwiga ni igihe cyo kwiga, niba ari igihe cyo kuririmba ni igihe cyo kuririmba. Cyane nk'umuntu ashobora kumumagara ati uzaze undirimbire mu bukwe, iyo nsanze kuwa ari wenda nzamuririmbira nko ku cyumweru kwa mbere mfite ikizami, tugenda mubwira ko ntahari nyine. Ariko iyo nta kizami mfite ndabitegura nkagenda nkamukora, ariko igihe mfite ikizami ntabwo najyayo. Cyangwa akazamara akaruta ashaka ukahita wigira ntabwo nakaruta ikizami, amasomo niyo ya mbere. Maze ko ngo abanyeshuri ngo mukunda amafaranga ra mukunda amafaranga pe. Ntabwo mbizi. Ubu ngo prof bashaka kumubwira ati prof tuzavugane ngaruka ngo nzagutamo n'akantu ariko ndetse ntabwo bitatubeshye. Oya, ntabwo ibyo ngibyo njye ntabwo nabikora. Ko amasomo niyo ya mbere. Uri professional mbese. Okay, hanyuma ugerageza kubihuza gute kumva ubuhanzi kandi ku ishuri mwiga buri munsi cyangwa mwiga wenda nka saa sita cyangwa ikigoro? Tubwire ku buryo mwigamo. Ubundi nyine class yacu amasomo yacu nyine atangira saa 2:30 kugeza saa 10 kugeza saa 6:10 iyo twize mu gitondo. Iyo twize ku mugoroba ni saa 7:30 kugeza saa 11. Urumva rero ntabwo ari kenshi, ntabwo ari buri gihe twiga kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Hari igihe wenda tuba twize mu gitondo nimugoroba ntitwige, cyangwa se wenda nk'uyu munsi tukaba tudafite class, nkaba nakigira muri repetition kuririmba. Ntabwo ari kenshi nyine mba mfite class, ntabwo ari buri munsi nyine. Ubu ngubu tuvuge ko imirongo yose cyangwa isomo byaragiye bitabyijyanye, wihataye ku masomo cyane bibagirwa impano yawe. Oya, kubera ko nyine amasomo ubu ngubu muri iyi minsi amasomo niyo nsize imbere cyane, ariko nyine ndabifatanya no kuririmba, ariko ndeba nyine ikiri imbere ni amasomo. Ariko nyuma y'amasomo nyine bitavuze ko n'impano yanjye ngomba kuyikurikirana, cyane cyane ko nanabikunda. Nk'iyo ntafite class ngenda muri repetition nkaririmba, nkaba nakandika indirimbo nyinshi cyane nanditse, mvuga ati anytime nimbona umusapota cyangwa se nkabona n'amafaranga nzazishyira muri studio nzisore zijye hanze. Nuko umurongo wa mbere uti wandikiye mu wa gatanu filime, ugeze kaminuza, ubwo rero bivuze ngo ufite indirimbo nyinshi. Wagize ute? Wasohoye ni zingahe? Tunadukubitiramo iyo uzi gushimisha, ubundi tuzamukane turirimba cyane. Ntabwo indirimbo nubwo nzanditse ntabwo izisohoye ari nyinshi, izisohoye ni 2 gusa. Mu wa gatanu ni mu wa gatanu segonderi. Numvaga ari primaire. Okay, sorry. Hanyuma ngaho indirimbo yawe nziza wasohoye kavuga ati wa dukubitiro twagiye guitarist mwazamuze kabisa. Iyo ndirimbo yo nyine ntago muri umucuranzi nyine wanjye ntago twigeze tuyitozanya.
kereka nyine wenda niba yagwamo nta kibazo. nawe ni umuhanga ndamwiza azagira azi. Iyo ndirimbo nyine yitwa Impano, nayo nkunda gukoresha mu bukwe cyane iyo ndi kuririmbira abantu. Abageni bakarira Bakishima, yitwa Impano. Abageni b'abandi ngo urabaririsha pe. Turiya z'abageni b'abandi koko. Twagiye. Iravuga. Ariko ngo iyo umuntu atarize ngo ntabwo wamushimishije burya. Oya, ubundi mu muco wa Kinyarwanda umugeni no urira. Iyo umugeni atarize ubukwe buba bwabishye. Ubukwe buba bwabishye rwose. Umugeni n'ubarize pe. Aho se umusore utarize. Oya, namugaburira. Okay, twagiye yaragaciyemo twagiye. Impano. Aye mukundane mutuje, muberane impano, mwahawe n'Imana, Imana yarabahuje. Aye mukundane mutuje, muberane impano, mwahawe n'Imana, Imana yarabahuje. Nyabusi wanyu umukobwa, hari ibyiza byinshi none urabisize, wisangiye uwagukunze, wisangiye uwo wakunze, cyo nawe mubera impano. Aye mukundane mutuje, muberane impano, mwahawe n'Imana, Imana yarabahuje. Mbe musore gusenga, uti Imana uhoraho mpanze, sabye impano izere ikizinga, sabye uzamuri iruhande, uwo tuzagira n'ubufizi, tugateta twembi ndetse dutuje, none dore nguwo iramuguhaye. Aye mukundane mutuje, muberane impano, mwahawe n'Imana, Imana yarabahuje. Inshuti abavandimwe turaha, dore twese turabishimiye, muzabyare kandi muheke, muzatunge ndetse mugwize, musangwe mususuruke, kandi muberane impano, kuko Imana yarabahuje. Aye mukundane mutuje, muberane impano, mwahawe n'Imana, Imana yarabahuje. Aye mukundane mutuje, muberane impano, mwahawe n'Imana, Imana yarabahuje. Umugeni bakaba baramurijije. Umugeni baramurijije kabisa. Ewana. Wumvishe sha abana bariye ku magi wewe wariye ibijumba. Gitariste namubaza nti ati gitariste wowe iyi mpano wayikuye he? Ati ngiye buriya kugira ngo ntangire mbikunde nibere mu rusengero da. Higereye muri kwari kugira ngo nzamure tara yanjye.
wowe korari wigeze uririmba? Ndi kubaza. korari nayiririmbyemo cyane, ariko akenshi nkunda kuririmba mu makorari yo ku ishuri, na n'ubu ndacyayiririmbamo. Niga segonderi naririmbaga muri korari, no muri kaminuza ndirimba muri korari. None se mubona bihurira hehe kuba umuntu aririmba muri abenshi impano nyinshi maze kumva abenshi baba barimba muri korari, yaba gucuranga ni muri korari, umuproducer wa mbere ni muri korari, umuririmbyi wa mbere ni muri korari, wumva biba bihuriye hehe? Ni Imana iba yabahaye amavuta yanyana? Oya, impamvu muri korari, kubera ko buri gihe urabizi iyo mugiye gutangira repetition mukora vocalize, kandi nanone ni ahantu heza ho kuririmba, ho kubikundira cyane, kuko nyine iyo umuntu akora vocalize ukabona uri kuririmba ijwi rigasohoka neza biragushimisha. Akenshi na kenshi njye ni naho mpura n'igitekerezo cyo kuba nakandika n'indirimbo yanjye, bitewe n'uko nyine iyo ngiye kuririmba nkumva ntashye nishimye muri korari, ndatanga avuga ati ariko buriya nta kuntu nakandika n'indi ndirimbo yanjye bitewe n'izo twanaririmbaga n'ukuntu twaririmbaga twishimye, nkaba nakandika n'indi ndirimbo yanjye. Ukabuha kuyiganza. Yego. Ariko nakunze ukuntu useka pe, ngo kuko nta mukunzi waba ufite. Nta mukunzi ufite ngo tumugushakire? Oya, nta mukunzi mfite. Ubu kuri Saint Valentin ntabwo wagiriye uturabo twiroza ko nabonaga amata yo? Nta mukunzi mfite ariko mfite inshuti. Mfite inshuti nyinshi. Nta mukunzi ufite ariko mfite inshuti nyinshi. Ase ni kubera iki abantu b'abasitari bakunda kwihakana ko nta bakunzi bamubona, cyangwa bavuga ati mfite benshi ni imvugo umwe? Oya. Ntabwo biba byoroshye. Igihe kiracyahari. Ubu kuri Saint Valentin nta kantu ugeze wakira? Oya. Bari ko tubeshyera. Ntabwo. Tumugushakire se? Oya, igihe ntabwo kiragera. Nikigera nzababwira. Okay, muri kumva mwita Atidi Yamila. So, urugendo rurerure guturuka muri secondaire kugeza muri kaminuza. Abasha gushyira indirimbo ze ebyiri hanze. Amafaranga ye yitigitiye. Umuntu w'umukobwa rwose nakunze cyane, impano ye, uburyo ya acting. So, ngira ngo muri kubibona rwose ibintu bye araho yabikuye naho abigejeje. Yatubwiye ko afite indirimbo nyinshi mu makayi. Ngira ngo rero mwe mwamutera inkunga, abashe kuba ibyo bihangano bye biri mu makayi abishyire hanze tubimenye. Hanyuma nagira ngo muri kumva afite indirimbo nyinshi kandi nziza, ariko izabashije gusohora nagira ngo wenda atubwire nka platform twazisangaho. Si byaba byiza bitubwiye platform twagusangaho nizo twasangaho? Izo ndirimbo nashyize hanze ni ebyiri, n'ubundi platform mushobora kuzisangaho ni Didi Yamila. Wajya kuri channel ya YouTube wandikemo Didi Yamila. Okay, turagerageza no kuza gupininga. Ntabwo ukoresha IG, Instagram nyine, hanyuma na TikTok byo ntabwo ujye bikoresha? Nkore urundi rubuga nkoresha ni TikTok. Hariho abayisenga 444. Abayisenga 444. Yeah. Hanyuma wanatanga na nimero bwa ntacyo bitwaye, twatugutumira mu bukwe ukatuririza abageni n'ubundi warabarijije n'abandi twemwe. Twebwe tanga nimero. Nimero yanjye ni 078 95 8 29 Subiramo. Nimero yanjye ni 078 95 8 29 Okay, itanga nimero wakintu utanga nimero wakintu. Cyaza abakozi b'Imana bo muri iyi minsi rwose utanga nimero wakintu. Reka tugere basi kurimba muri korari. Wowe ibintu byo kubona byo gusenga urabyizereramo bimeze bite? Cyane nyine n'imyemerere yanjye ndizera. Urizera? Unayo wizera yuko uzapfa and then after yo gupfa ukajya mu ijuru? Cyane. Okay, nyumva twizera kimwe. Hanyuma arakandi kapero ndakuduha ngo nako ugashyiremo, kuko ubu uyu munsi nakuzanye ngo turirimbire uduhe show. Nanjye kuririmba ndabikunda cyane iyo umuntu ambwiye ngo ndirimbira mba numva ngiriye neza.
aba ari wabishatse nyine ngo muririmbire yishime, ariko nyine njyewe ubwo nanjye mba nishimye kuko akambwiye ngo ndirimbe. Okay. Hari indirimbo nanditse ariko happiness rero. hari indirimbo nanditse ariko nyine ntago nyine ndayishyira hanze. Ariko iri hafi kujyayo nyine. Iri hafi gusohoka nayo. Nayise Mama. Ariko mvise ko gitariste wacu we mwana abari hejuru mushe kumwahise mujyana. Nawe ni ya mpano kabisa, afite impano. Twagiye. Yitwa Mama, wenda nyine nabaha kapiraho gatoya. Navuga mama, ikizihiza buranga n'inyange muhorakeye, n'itetero ry'abatoya, uw'abato twese tugana iteka, hundwa impundu gahora uhanze, wowe mama, wowe mama, wowe mama, mama, ikizihiza buranga, dore inyange muhorakeye, n'itetero ry'abatoya, uw'abato twese tugana iteka, hundwa impundu gahora uhanze, wowe mama, wowe mama, wowe mama, wowe mama nyiri mutoya, uhora umpetse umpoza birenze, imbeho mbega ngo ndayiheza, imbehe yanjye ubwo ikaba ibereye, uri funguro ryanjye rya mbere. Mama, ikizihiza buranga, dore inyange muhorakeye, n'itetero ry'abatoya, uw'abato twese tugana iteka, uhundwa impundu gahora uhanze, wowe mama, wowe mama, wowe mama, uhundwa impundu gahora uhanze, wowe mama, wowe mama, wowe mama. Wow, ngira ngo murabizi ni wa muhungu uzakiza iwabo aka Chaba Boy. Ngira ngo tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko Adidia wacu aduhaye show. Turagushimiye Adidia kuba witabiriye ubutumire bwa Chaba Entertainment, kemera kuza kuduha ikiganiro. Hanyuma akantu ka nyuma wabwira abanyarwanda twete twisoreza. Nabwira abanyarwanda ku bijyanye n'iki? Bijyanye icyo ushaka, ariko cyane cyane ku bijyanye n'umuziki. Ku bijyanye n'umuziki. Ikintu nabwira abanyarwanda ndetse n'abakurikiye Chaba Entertainment, nuko umuziki nyarwanda tuwukunda, kandi tukaba twifuza nyine kuba twawuteza imbere, cyane cyane wenda abantu baba barazamutse bakagera nyine kuri level yo hejuru, bakaba bakurikirana nyine abandi bahanzi bakiri batoya, bakabafasha kugira ngo nabo bazamuke mu rwego rwo gukomeza guteza imbere nyine umuziki nyarwanda. Cyane cyane ko uruhare rw'umuhanzi rurakenewe, haba mu gutambutsa ubutumwa mu bijyanye n'imico n'imyitwarire, mu gutambutsa ubutumwa mu bijyanye no gusenga mu by'iyobokamana. Uruhare rw'umuhanzi ruba rukenewe cyane. Icyo rero nabwira abanyarwanda ni uko umuziki tuwukunda kandi twiteguye kuwuteza imbere. Nkanasaba nyine n'abantu baba barazamutse bageze kuri level yo hejuru ko bafasha n'abandi bahanzi bakiri batoya kugira ngo tuzamuke nyine natwe tugere ku rwego twifuza kugeraho. Hanyuma nka Adidia ukiri hasi, ukiri underground, siko bavuga, sinzi. Hanyuma wowe ni iki
ni nk'uwe muhanzi mu Rwanda wumva yuko nyine igitekerezo cya role model wawe ku buryo uvuga ati uyu muhanzi bamuje nawe n'umwana ndamukunda nyine wa wundi nemera ni uwuhe? mu Rwanda umuhanzi nkunda cyane ku buryo ngiye bamuje nawe byanshimisha ni Clarisse Karasira. Clarisse Karasira why? kubera ko nyine indirimbo ze ni indirimbo nyine z'umuco zigisha umuco nyarwanda, kandi nanjye mu byo nkunda cyane ni ukuririmba nyine indirimbo z'umuco, kandi nyine nkunda injyana aririmba, nkunda n'ijwi rye, niyo mpamvu. Okay, afite yo mu Rwanda hari hanze yaho wumva ubwo rero model wawe ni uwuhe? Hanze ntawe weho ni hano kabisa around. Akarimbo ka Karasira waba uzi se? ntago kabura. Ingize ngo bana najya gukomana nkavuga ntibazo utazi ntago kabura rwose. Ngazo hakapera tunitahira kwanza. Akarimbo ke nkunda nyine nako kubuko mu bukwe ndagakunda cyane nyine kabona. Umutima umenyanye niwo wibagirwa wabaye mubonekewe, inseko ye nziza yeyura umubabaro wibagirwa n'ibyahise, ukurikira intambwe ye murajyana agutaha ku mutima, utete aya utoneke dore usanze ugukunda, mwibanire udatana urukundo ruganze, mwibanire udatana urukundo ruganze, urukundo ruganze. Wow, she's talented girl. I told you. Yeah. Nababwiye ngo kuri Chaba Entertainment kabisa uyu mukobwa muri kubona ko arakunditse, kandi yavuze ngo nta n'umukunzi afite, yanatanze na nimero. Ni kuri Chaba Entertainment rero ndabashimiye kuba mwadukurikiye ikiganiro cyacu. Nawe niba ufite impano watuvugisha nta kibazo kugira ngo dufatanye kuzamura izi mpano. Mwakoze cyane kwitabira, ndabashimiye cyane. Gitariste ndagushimiye cyane, wakoze. Ndagushimiye cyane nawe Adidi Amila, wakoze. Nanjye ndawushimiye cyane kandi ndawakunda. Nukuri Imana iguhe umugisha. Yego.